ku masanto ubona u Rwanda rudakwiye kubikirwa ikirwa kidakora ku nyanja ariko uretse gukireka niba ari ubufindo. ariko reba mu bihugu byose bidukikije u Rwanda nirwo rwonyine rwiyemeje guca caguwa kandi rurabikora. Reba ukuntu yari ihendutse, reba ukuntu zari nziza zinakomeye. Ibyo uvuga nibyo, harimo ingaruka nyinshi cyane zo gutakaza caguwa. Ko byagenda kose ntabwo wavuga ngo ntacyo zari zimaze, ariko mu gukora amahitamo kenshi na kenshi hari igihe wanzura kugira ibyo wigomwa. Nk'iyo tuvuze ngo u Rwanda nirwo rwonyine rwafashe uwo mwanzuro, ntabwo ari byo. U Rwanda ruba rwafashe umwanzuro hamwe n'ibindi bihugu, ahubwo mu gushyira mu bikorwa akaba ariho rutangira gukora nk'ikirwa nyine abandi bose babivuyemo. Si ni umwanzuro gusa, n'indi myanzuro myinshi cyane bafatanye nk'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba barabifata mwanzuro bakayifata rusange, ariko mu gushyira mu bikorwa ugasanga ibipimo byo kuyishyira mu bikorwa akaba ari byo bitandukana. Gusa ku bijyanye na caguwa nk'uko bivuze, gutakaza caguwa hari abantu benshi bayicuruzaga, ubwo abo ngabo baba bagiye kubura akazi. Abayiguraga mu buryo buhendutse, ubwo no kuvuga ngo hariho akantu gatoya kiyongera ku bijyanye no kugura imyenda bijyanye n'ibiciro cyangwa inkweto cyangwa amasogisi n'imyenda y'imbere, dore ko nayo yagurishwagamo. Ariko hakabaho nanone n'ibyiza bishobora kuvamo. Niba tuvuze ngo caguwa iracika uyu munsi abantu bakababara, ugateza imbere inganda z'imbere zikora imyenda, abo bantu bacuruza caguwa bashobora gutangira kubona akazi muri za nganda zirimo gukora imyenda no gufata ya myenda ikorerwa mu Rwanda bajya kuyicuruza. Ubwo ukaba ugize akabazo mu gihe gito, ariko mu gihe kirambye hari byinshi ukemuye. Ariko si n'ibyo byonyine gusa, ubwo nubwo ngo ukuyeho kuba waciye caguwa kuri izo mpamvu gusa, hari impamvu ikomeye umuntu agomba gutekerezaho. Iriya myenda ya caguwa akenshi na kenshi yitwa kwisa naho ari mishyashya ivuye mu ruganda, ni yindi bitubahirije ibipimo. Nuvuga ngo ibiriya bihugu biba byarishyizeho mu gipimo cyabo cy'ubwiza n'ubwiyemezi, bakavuga ngo ibi myenda ntiyujuje igipimo cyacu, ariko aho kugira ngo bayisubiremo bakajugunya ku bantu batekereza ko bari ku gipimo cyo hasi. Iryo ni itangiro ryo kugusuzugura. Niba bavuze ngo iki gipimo ntitucyemera twe, ariko hari abandi bashobora kucyakira kubera ko bo bari hasi, ubwo ni ukwishyira hasi no kwisuzuguza. Ariko noneho si ibyo gusa, muri iyo myenda harimo iba yarambawe pe kwambarwa, ariko ngira ngo urabyumva, harimo iyo hanze n'imyenda y'imbere. Ariko tekereza umwenda wambaye imbere warambawe n'abantu utazi, bamwe barapfuye bagafata imyenda y'abapfu bakayikohereza, utazi n'ibyabishe, harimo n'abishwe n'indwara zidasobanutse. abishwe n'indwara z'uruhu. Okay. Urumva bamwe bakaba barishwe n'indwara zitandukanye harimo n'iz'uruhu. Ubwo urumva umwenda wambaye w'imbere uramutse warambawe n'umuntu ufite indwara z'uruhu z'imbere. Ariko noneho tekereza nko ku isogisi wambaye ya caguwa uyu munsi, ukajya ukamenya yuko waryambaraga yararwaye bya bindi bajya barwara mu birenge bidasobanutse ntabasha kuvuga ahangaha, wakumva bimeze gute? Kaba ari agasuzuguro pe. Kuko rero kugukiza agasuzuguro ukesha agaciro. Ndagushimira.